nkundira ngusuhuze ngo ikaze kandi kuri Bigerezo TV, by'umwihariko wamaze gukora subscribe, share, comment na like. Yesu waguha umugisha, Imana ikurebe neza. Ariko nawe utarayikora nyemerera umfasha muri ubu buryo. Iki kiganiro ndumva ashaka ko tukigera kure hashoboka. Bafite amagurupe mu wawe ya WhatsApp, nimumfashe mu gisharinge kuko numva ubutumwa Imana impaye ni ubutumwa buremereye, kandi ni ubutumwa bwiza cyane rwose, numva isi yose yamenya. Ni message Imana impaye muri uyu mwaka. Reka mbanze nkubwire iki kintu gikomeye, nkubwire ko uriya mwaka wa 2024 utambutse wakubereye umwaka mubi, ndetse nanjye wambereye umwaka mubi kuko nagiye ndwaraho, nkarwaragurika mu rugo, tukarwara, abana bakarwara, rimwe na rimwe hakaba hari ibyanze kwemera, tukabona ko n'umugisha w'Imana. Donc wabaye umwaka w'urusobe cyangwa w'uruvangitirane. Uyu munsi ukaba ibintu n'ibizima, ejo bikaba byanze, watubereye umwaka mubi mu yandi magambo. Ariko hari umushiki wacu duherutse gutumira hano kuri Bigerezo TV witwa Nadine, ariko rasi yateye aravuga ngo wabona Imana iciye inzira. Reka nkubwire ko uyu mwaka ibitemeye 2024 wabona data aciye inzira, uyu mwaka bikemera. Ntiwigirire nabi rero, numva ko byarangiye, niwumva ko ubuzima bwawe bwarangiye, numva ko imibereho yawe byarangiye, reka nkuhanurire muri ubu buryo, muri iyi korasi wabona Imana iciye inzira. Hari inzira Imana yaca nawe ukarya, hari akayira Imana yaca ukabona minerivare z'abana cyangwa school fees. Hari inzira Imana yaca ukabona amafaranga y'ikode ry'inzu. Hari akayira Imana yagucira nawe ugashyingirwa. Hari akayira Imana yaca divorce wari ugiye gukora ikarangira, mu rugo Imana igatangamo amahoro. Hari uburyo Imana yacamo inzira umugabo wawe akava muri ibyo yararimo agakizwa. Hari akayira Imana yagucira abana bawe bagakizwa. Imana ica inzira uyu mwaka. Numvaga ari ryo jambo shaka kukwakiriza kuri Bigerezo TV. Ariko kandi ndasuhuze abakunzi banjye. Hari abakunzi baba muri iki gihugu cy'u Rwanda badukurikira umunsi ku munsi, abo dusengana, abo dukorana umurimo w'Imana. Hari n'abandi kandi baba muri Afrika yose, abari Mozambique, abari Zambia, abari South Africa, n'inshuti zanjye ziri ahantu hatandukanye. Reka mve muri Afrika nsuhuze n'abari Bwotamasimbi. Nimvuga Bwotamasimbi ni intara ya 6 yitwa diaspora, niko dukunda kubyita. Aba diaspora ho muherereye mwese, Imana ibamugisha. Abari muri Australia, Amerika y'Epfo n'iya ruguru, abari muri Beijing mu Bushinwa, abaherereye mu Buhinde, ndetse abakunzi banjye bari mu Burayi, abari muri Canada. Iyi si yose dufite abantu bagiye batandukanye abakurikira channel ya Bigerezo TV. Babwire ngo mugire ishya n'ihirwe uyu mwaka. Mu Kinyarwanda bavuga ngo muzawurye ntuzabarye. Imana izabane namwe, Imana ibaho ubuzima buzira umuze, kandi data azadushyigikire. Ikindi nifuza nuko uyu mwaka watubera umwaka w'impinduka cyane, by'umwihariko mu nsengere uyu mwaka Imana ica inzira. Hari akayira Imana yaca nanjye nkagira ibikoresho nagiye ndifuza uriya mwaka ushize, ariko ubu muri uyu mwaka ndumva Imana yadufasha. Kandi nimwe baterankunga afite bakomeye, abakunzi ba Bigerezo TV, tugasenga tukareba ko Imana yaca inzira kugira ngo ibyo dukora nabyo biba bifite ireme. Nimvuga gutyo, musengera Imana ica inzira, mbone kamera nziza, mbone mashini, mbone ibikoresho, mu yandi magambo mbone uburyo bwo gukorera Imana. Turacyakoresha uburyo buri analog, turagera kuri digital. Niyo mpamvu rimwe na rimwe muzabona amashusho atari meza cyane, muzabyihanganira. Ikindi gihe mukabona uburyo natiyemo kamera, tutoke n'ubwo buryo. Ariko kandi uwanga arutuwanga, ugerageza arutuwanga. Buryo umuntu w'umuhanga yaravuze ngo nubona umuntu yagerageje agakora bikanga, ntuzamuseke. Kuko burya abahanga bo bavuga ko kugerageza ukananirwa bibaho, ugatsindwa bibaho. Burya umuswa niwaseka umuntu wagerageje akabona byanze. Nubona byanze mu buzima ntuzicireho iteka, nta waguseka rero
ngo nuko ngo byanze. Nawe ntuseke, uramutse unsetse ngo nuko amashusho atagaragara kandi mu by'ukuri ntako nagize, waba uri umuswa. Kandi ndabizi ko mutarabaswa, ahubwo dufatikanye dusenge twinginga Imana iduhe ibikoresho. Kamera kwibona biroroshye, n'ibindi bikoresho biroroshye ku Mana, twinginga Imana izabikore. Reka dusenge twakira ijambo ry'Imana. Turagushimiye muri uyu mwanya uduhaye, wabanye natwe 2024, turagushimira ko no muri uyu uzabana natwe. Ijambo ry'Imana rizagira umwanya wa mbere, ndetse n'ibindi biganiro bizaca kuri iyi channel. Mwuka wera w'Imana ajya biherekeza. Amahoro y'Imana, imbabazi zawe zibe kuri twe, kandi aba bakunzi ba Bigerezo TV ntibakabura umugisha w'Imana. Senze nyanizeye mu izina rya Yesu, amen. Mundera dufatikanye gusoma ijambo ry'Imana. Ni ubutumwa bw'uyu mwaka Imana ishyize ku mutima, dusanga mu gitabo cyo Kubara igice cya 14, duhere ku murongo waho wa 11. Imana ize kudufasha. Kubara 14 ku murongo wa 11. Haleluya. Turaza kugera ku murongo wa 20. Bibiliya iravuze ngo Uwiteka abwira Mose ati, ubu bwoko buzageza he kunsuzugura? Bazageza he kutanyizezwa n'ibimenyetso byose nakoreye hagati muri bo? Ndabateza mugiga, mbakureho umwandu wabo, kugira nkugire ubwoko bubaruta ubwinshi, bubarusha amaboko. Mose abwira Uwiteka ati, Abanyegiputa bazabyumva kuko wakuje ubu bwoko muri bo amaboko akomeye yawe. Babibwire bene icyo gihugu, barumvise yuko Uwiteka uri hagati muri ubu bwoko, kuko wowe Uwiteka ubonwa n'amaso, kandi igicu cyawe gihagarara hejuru yabo, ukajya imbere yabo uri mu nkingi y'igicu ku manywa no mu nkingi y'umuriro nijoro. None niwica ubu bwoko nk'umuntu umwe, amahanga yumvise inkuru yawe azavuga ati, Uwiteka yananiwe kujyana ubu bwoko mu gihugu yarahiye ko azabaha. Icyo nicyo cyatumye abicira mu butayu. None imbaraga z'umwami wanjye ziyerekane ko ari nyinshi, nk'uko wavuze uti, Uwiteka atinda kurakara, afite kugira neza kwinshi, ababarira gukiranirwa n'ibicumuro, ntatsindishiriza na hato abo gutsindwa. Ahora abana gukiranirwa kwa base, akageza ku buzukuru n'ubuvivi. Babarira gukiranirwa k'ubu bwoko nk'uko imbabazi zawe ari nyinshi, nk'uko wabubabariraga uhereye igihe baviriye muri Egiputa ukageza ubu. 20 niho nshaka ko dusoreza. Uwiteka aramubwira ati, ndabababariye nk'uko usabye, amen. Uwiteka abwiye Mose ati, ndabababariye nk'uko unsabye. Imana nishimwe. Nkundira twongeraho n'aya kandi tugaruke gatoya ku gitabo cya 2. Kiriya dusomye ni igitabo cya 4 cya Mose, n'ubundi kimwe mu bitabo 5 Mose yanditse cyitwa Kubara, ni icya 4 kiriya. Noneho tugaruke gatoya dusome igitabo cya 2 cya Mose. Mose yanditse ibitabo 5. Icya mbere ni Itangiriro, icya 2 ni Ukuva, icya 3 ni Abalewi, icya 4 ni Ukubara, icya 5 ni Ugutegeka kwa 2. Rero ndasoma, haleluya, igitabo cya 2 cya Mose cyitwa Kuva, igice cya 32. Twumve icyo Imana ivuganye natwe. Haravuze ngo abantu babonye Mose atinze. Turahera ku murongo wa mbere, Kuva 32 umurongo wa mbere. Turaza gusorezaho umwuka wera ashimye ko dusoreza. Haranditswe ngo abantu babonye Mose atinze kumanuka ku musozi, bateranira kuri Aroni baramubwira bati, haguruka uturemere imana yo kutujya imbere, kuko wa wundi Mose umuntu wadukuye muri Egiputa tutazi icyo abaye
Aroni arababwira ati mukweture impeta z'izahabu ziri mu mazuru ku matwi y'abagore banyu no ku bahungu banyu no ku bakobwa banyu muzinzanire. Abantu bose bakwetura impeta z'izahabu zo ku matwi yabo bazishyira Aroni. Arazenda azishyira ku gifite ishusho ashaka, aziyazamo igishushanyo cy'ikimasa. Baravuga bati iki ni cyo Mana yawe wa bwoko bw'Abisirayeli we yagukuye muri Egiputa, mu gihugu cya Egiputa. Aroni abibonye yubaka igicaniro imbere yacyo, avuga ijwi rirenga ati ejo hazaba umunsi mukuru w'Uwiteka. Bukeye bazinduka kare batamba ibitambo byoswa, bazana ibitambo by'uko bari amahoro. Abantu bicazwa no kurya no kunywa, bahagurutswa no gukina. Uwiteka abwira Mose ati manuka ugende, kuko ubwoko bwawe wakuye muri Egiputa bwiyononnye. Bateshutse vuba bava mu nzira nabategetse, biremera igishushanyo cy'ikimasa kiyagijwe, baragisenga, bagitambira ibitambo bati wa bwoko bwa Bisirayeli we, iki ni cyo Mana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa. Kandi Uwiteka abwira Mose ati ubu bwoko ndabubonye, dore n'ubwoko butagonda ijosi. None nyihorera, uburakari bwanjye bugurumanire mbarimbure, nawe nzaguhindura ubwoko bukomeye. Mose yinginga Uwiteka Imana ye ati Uwiteka, ni iki kigurumanishije uburakari bwawe ukarakarira ubwoko wakuje mu gihugu cya Egiputa imbaraga nyinshi n'amaboko menshi? Ni iki cyatumye uvugisha Abanyegiputa bati kubagirira nabi niko yabakuriye ino, ngo ibicire mu misozi miremire ibarimbure, ikabakura mu isi? Shira uburakari bwawe bw'inkazi, wibuze nabi ushaka kugirira ubwoko bwawe. Ibuka Aburahamu na Isaka na Isirayeli, abagaragu bawe, abo wabwiye wirahira uti nzagwiza urubyaro rwawe n'inyenyeri zo mu ijuru, kandi icyo gihugu mvuze cyose nzagiha urubyaro rwanyu kibe umwandu wabo iteka ryose. 14. Uwiteka yibuza, haleluya, Uwiteka yibuza inabi yavuze ko agiye kugirira ubwoko bwe. Imana nishimwe. Ndashaka ko tuganira amagambo abiri yonyine muri iri jambo ry'Imana. Nubwo dusomye amagambo menshi, ariko ndashaka ko tuganiramo amagambo abiri. Ijambo rya mbere ni ijambo rivuze ngo Imana irongeye. Irya kabiri ni ijambo rivuze ngo ha agaciro iby'Imana ikoze. Guha agaciro iby'Imana ikoze. Imana yongeye iki? Haleluya. Imana yongeye kutugirira icya mbere imbabazi. Imana ifashe umwanya ibitekerejeho, ibonye ko dukwiye kubaho. Twari tugeze mu gihe cyo gupfa kubw'agasuzuguro twasuzuguye Uwiteka, ariko kuko Uwiteka ari umutunzi w'imbabazi, haleluya, kuko Imana ifite ibambe n'imbabazi, Imana irongeye ibitekerejeho. Yagombaga kurimbura abatuye isi kubw'ibyaha bikabije, ariko uyu ni umwaka yongeye kugira imbabazi. Haleluya. Imana, ubu buhanuzi mpanuye n'ubuhanuzi bukomeye uyu mwaka ntangiriyeho buvuze ngo Imana irongeye, kandi yongeye kutugirira ibambe. Iryo ni icya mbere. Cya kabiri, ibambe ntirisigana n'imbabazi. Imbabazi n'ibambe biragendana. Uburyo umuntu ushobora kubwira ngo ndakubabariye ko atari rwose, ariko iyo Imana ivuze ngo ndababariye rwose, biba bivuze ngo igize ibambe n'imbabazi. Imana itugirire ibambe, ariko itugirire n'imbabazi rwose, imanukane izo mbabazi nyinshi. Kabiri, Imana yongeye kukugaburira. Uyu ni umwaka utangiye, igomba kuguhamo ibyo kurya.
2024 wakubereye umwaka mubi ku buzima bwawe, wabaye umwaka w'intambara mu buryo bumwe cyangwa ubundi, intambara z'umutima, intambara zo mu muryango, intambara z'ibigeragezo bitandukanye, ariko Imana yongere ku buzima bwawe ikwiyereke bundi bushyashya. Wabanye n'Imana ariko kandi ukabana n'Imana uyiryarya, Imana yongere iguha imbaraga zo kubana nayo utayiryarya, ube mu buzima butaryarya Imana, Imana yongere gushoboze. Haleluya. Ndizera ko munkunda kandi munyumva munamurikira. Ndabizi neza ko Theo uyu ni umwaka utarangendekeye neza 2024, ariko uyu mwaka ubu umwaka udasanzwe, ubu umwaka wo kurisivinga, kwakira. You have to receive something, wakira ikintu runaka, Imana iguhe icyo umutima wawe ushaka. This is year ube umwaka wo kwakira ku buzima bwawe, ubu umwaka w'impinduka, ubu umwaka w'amahoro, ubu umwaka w'uburumbuke, ubu umwaka w'impinduka mu mibereho yawe, kandi ukubera umwaka udasanzwe, ubu umwaka wo gukizwamo cyane, ubu umwaka wo kwirinda ibyaha, ube n'umwaka w'impinduka, ubu umwaka wo gukira abarwayi indwara zitamenyekana, ubu umwaka wo kwakira ubuzima buzira umuze, ubu umwaka udasanzwe. Vuga ngo amen. Imana iguha umugisha kandi Imana ikurebe neza. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye kuvuga amagambo Imana ishize ku mutima. Amagambo abiri turi kuganira ni amagambo avuze ngo Imana irongeye kandi, ariko kandi irya kabiri ni ijambo rivuze ngo guha agaciro iby'Imana ikoze. Imana yongeye ibi bintu byose mvuze. Kubera iki Imana ibyongeye? Imana ihagurutsa Abisirayeli muri Egiputa kubera ijambo Imana yarabwiye Aburahamu. Ndabizi ko mu rugendo rw'Abisirayeli muraza amateka kugira ngo Abisirayeli bajye muri Egiputa. Tutangire mu itangiriro, buryo Imana avuganye na Aburahamu imukuye kwa Setera mu bigirwamana bya se. Tera yari se wa Aburahamu. Hanyuma Imana iramubwira ngo Aburahamu, ndabona ufite ishyaka n'umuhato wo gushaka kunsobanukirwa, reka nkukure muri ibi bigirwamana by'iwawe. Hanyuma Imana imusanga mu nzira iramubwira ngo Aburahamu, nzakugira ubwoko bukomeye, kandi kuri wowe niho urubyaro rwa Isirayeli ruzakomoka mu rukigi rwawe. Ndagira ngo mbabwire ngo aba Bisirayeli sekuruza wabo, natwe umunsi wa none sekuruza w'abizera na Aburahamu. Aba Bisirayeli baturuka kuri Aburahamu, bose bakomoka kuri Aburahamu. Mbibutse ko Aburahamu yabyaye abana, yabyaye uwo bita Isaka na Yakobo. Plutôt yabyaye Isaka, abyara na Ishimayeli. Aba ni abahungu ba Aburahamu. Hanyuma uyu Ishimayeli aturuka kuwo bita Hagari. Uyu Hagari rero yari umuja wa Aburahamu, aza kumutera inda. Murabizi bitewe n'igihe cyari gishize ko Sara yabonye ko igihe gishize, abwira Aburahamu, aramubwira ati ndifuza ko wowe wanterera inda uriya muja mukabyara n'umwana, ariko nkabona nkazapfa nibuze mbonye akuzukuru. Aburahamu abigenza atyo, arongora uwo bita Hagari. Hagari babyarana umwana bamwita Ishimayeli. Hashize iminsi Imana izana isezerano nyaryo yari yarabwiye Aburahamu. Nibutse abantu ko ijambo Imana ivuze irarikurikirana kugeza risohoye. Nimba Imana yarakubwiye ko uzabaho, uzabaho. Ntukigirire nabi, ntiwifuze kwiyica. Uri mu bigeragezo bitandukanye, nibyo uri mu bihereho itari myiza, cyangwa se uri mu bintu bigoye, ariko ijambo Imana ivuze ni Imana itavuga ubujajwe. Ijambo Imana ivuze iraririnda rikageza igihe risohoye. Amen. Ngo Aburahamu abyara umwana bita Isaka. Isaka itabyara abana babiri baza ari impanga, Esawu na Yakobo. Yakobo abyara abana 12, harimo agakobwa kitwa Dina kamwe. Hanyuma muri ubu bwoko Yakobo abyaye nibo bwoko bwa Isirayeli uko ari 12. Uyu ni wo muryango. Aba bose bakomotse mu rukiryi rwa Aburahamu. Nihute cyane. Hanyuma Imana ivugana na Aburahamu yaramubwiye ngo Aburahamu, Imana nishimwe. Haleluya. Imana ivugana na Aburahamu iramubwira ngo Aburahamu, ndanezerewe cyane. Imana ihimbazwe. Imubwira ikintu gikomeye, iramubwira ngo Aburahamu, fata igitambo ushyira ku gicaniro, hanyuma iki gicaniro ukirinde. Imana nihimbazwe. Numara kurinda iki gicaniro kugira ngo inkongoro zitaza kwangiza igitambo,
Aburahamu Imana imuha inshingano zo kurinda igitambo. Aya magambo ndayavuga nitonze. Iramubwira ngo rinda igitambo. Numara kukirinda, nanjye ndi Uwiteka, icyo nshaka ni ukugira ngo mvugane nawe ibintu bikomeye. Aburahamu ngo afata inyoni, afata ibisiga, afata inka, afata nk'uko Imana agiye ibimubwira. Muzasome mu Itangiriro igice cyaho cya 12 muzasanga ayo magambo. Haleluya. Imana iramubwira ngo Aburahamu, ndashaka yuko wowe Aburahamu urinda icyo naguhaye ukakibera amazi. Tangiriro 15 umurongo wa 12 murahasanga amakuru avuze ngo Aburahamu ku kirengarenga arasinzira. Amaze gusinzira, ubwo butewe n'umwijima w'icuraburindi buramufata. Imana amubwira ngo narakubwiye ko nzakugirira neza, nka urubyaro rwawe kwaguka nkakugwiza nk'umusenyi ku nyanja. Iramubwira ngo nibyo nzabikora, ariko kandi nubwo nzabikora umenye neza ko ubwoko bwawe bwa Isirayeli buzaba basuhuke mu gihugu kitari icyabo. Naha rero Abisirayeli bagiye kuba abanyage n'abasuhuke muri Egiputa bitewe na muzehe Aburahamu utarabereye maso igitambo. Hari igihe abantu bagira ingaruka kuko ibyo Imana babwiye batigeze babirebera amaso. Ahangaha ijambo ryatubwiye rya kabiri turi kuganiraho ni ukubera amaso iby'Imana ivuganye nawe. Donc kurinda iby'agaciro Imana iguha. Bakunzi ba Bebyereza TV, mubere maso cyangwa mubere maso, mucunge cyane, donc mu protege iby'Imana avuganye nawe. Nimba Imana yavuze ko izakugirira neza nibyo, ariko iri jambo Imana ivuze ribere maso kugira ngo nawe Imana ibone ahera ikugirira neza. Nimba Imana ivuze ngo izakubakira urugo, izaguha umugabo, izaguha umugore, nibyo kuvuga ni kimwe, ariko nawe kurindisha ifuwe agakiza cyangwa se ibyo Imana ivuganye nawe niho uzagira intervention, uruhare runini cyane ku byo Imana yakubwiye. Ugomba kurinda ibyo Imana avuganye nawe. Niba Imana ivuze ko izagutabara, ariko izatabara ishingiye kuko witwaye nuko wirinze. Yesu ashimwe. Haleluya. Aburahamu ubwoko buragenda bugeze muri Egiputa baba bacakara. Imana ihagurutse uwo bita Mose. Aravuka Mose, amaze kuvuka na amateka maremare nashaka kujyamo. Imana ikajibwira Mose ikamubwira ngo zamuka umusozi mvugane nawe. Amaze gukura ikamugirira icyizere. Mose yaje ari umuyobozi. Imana yemeye ko Mose avukira kwa Farawo. Murabizi amateka, murabizi simbisubiramo buryo kiyavutse, akemera gutoragurwa ubwo yajugunywaga mu ruzi, agatoragurwa n'umukobwa wa Farawo agiye kwiyuhagira ku ruzi, kandi kwa Farawo hari amapisine. Na amateka maremare ya Mose. Imana ikajya ivugana nawe ikamubwira ubutumwa. Imana imushyira ubutumwa, ikamuha ubutumwa akabushyira Abisirayeli. Hanyuma rero ngo rimwe Imana yamuhamagaye ngo azamuka umusozi, ngo avugana n'Imana. Imana nishimwe. Ngo agerayo ngo atindana n'Imana, kuko iyo gavuye ku musozi yazaga arabagirana cyane kubera ubwiza bw'Imana, kubera kuvugana n'Imana. Imana irera cyane. Imana ni Imana ifite ubwiza bwinshi cyane. Uko utindana n'Imana niko ugenda wegera ubwiza bwayo. Uko utindanye nawe usa nawe. Uko Mose yatindanaga n'Imana, kubera ko Imana n'ubwiza bw'Imana, na Mose yazaga afite ubwiza bw'Imana budasanzwe. Abisirayeli bamubona bakagira ngo si Mose, bakavuga ko ari Imana. Donc mu yandi magambo, no mu bintu byatumye Imana yica Mose ikamushyingura, uyu munsi wa none ntabwo abantu baba bakizera Imana, baba basigaye basenga Mose kuko babonaga Mose nk'Imana muri bo. Mose rero umunsi umwe atindana n'Imana. Abisirayeli babonye ngo atinze ku musozi gatoya, babwira Aroni mwene se wa Mose, baramubwira ngo Aroni, wa muntu Imana yaduhaye kutuyobora ntabwo tuzi icyo yabaye, sinzi menya yapfuye. Twebwe turifuza Imana, turemera Imana atari ya yindi ya Mose yajyaga tubwira. Turashaka Imana yacu, dukeneye Imana yacu. Natwe dukeneye ko twigenga, dukeneye kwiyobora, dukeneye Imana tuzajya dusenga tubona.
ngo Aroni arababwira ngo nimukweture mukuremo izo mpeta z'izahabu mu mazuru yanyu, ku bagore banyu bazambaye bazizane, abahungu banyu bazizane, abakobwa banyu bazizane, buri muntu wese azana impeta ye icuzwe mu izahabu, ikozwe mu izahabu, arazizana bose bazirundanya. Ngo Aroni ngo arangije ngo araziyaza, ngo azicisha mu ruganda, ngo arangije ngo akoramo ifite ishusho y'ikimasa, ngo ahita yatura ababwira ngo iki niyo mana yayo. Uyu munsi wa none hari ibihugu bigisenga ibishushanyo, bagisenga ibintu bimeze gutyo, cyane nko mu Buhinde ho burya kurya inka mu Buhinde ni ikizira, kuko inka bayifata nk'umubyeyi, bayifata nk'imana yabo, baracyasenga ibigirwamana nk'ibyo. Ngo Aroni baremera ikimasa, ngo bakajya bavuga ngo niyo mana yabo. Ngo Imana ibibone iri mu ijuru ibwira Mose, iramubwira ngo Mose, hitumva imbere manuka umusozi, nguhaye amategeko 10, irukanka urebe ubwoko bwawe, ntabwo ntibwite ubwoko bwanjye, kuko bamaze kunyimura mu mutima, bamaze gukora ibyo bashaka, nta kindi nyivugana nabo, ni ubwoko bwawe ndabuguhaye, manuka wirukanke ujya kureba ibyo bakoze. Ngo Mose ngo amanukana ibisate by'amabuye 2 byanditseho amategeko 10. Ngo ageze mu Bisirayeli, ngo hagati akiri ku musozi, ngo arareba, ngo abona Abisirayeli bamaze kwiyagiza, bose bamaze kurema ikimasa, bari gusenga ikimasa, bari gusenga ikimasa. Mose arababara, ngo ahita agira umujinya. Aha niho Mose yagiriye uburakari bukomeye cyane bwinshi, ngo afata ya mategeko y'Imana 10 muhereye ku musozi, ngo ayakubita kuri cya gishushanyo cy'ikimasa, ngo kirashwanyagurika. Ibi bivuze icyo bivuze, bifite icyo bisobanuye. Amategeko cyangwa ukuboko kwera kw'Imana kuje kuremerera isi, kuje kuremerera ibigirwamana, kuje gushwanyaguza ibishushanyo bitari Imana dusenga. Ukuboko kwera kw'Imana, itegeko ry'Imana rije kuremerera imbaraga zikomeye zishaka kwangiza abera b'Imana. Imana ishimwe ko munyumvishije. Hari ukuboko kwera kw'Imana kuremereye ibigirwamana by'isi, abari gusenga ibishushanyo, abantu bari kwikubita imbere y'ibishushanyo bitari Imana nyakuri. Ukuboko kw'Imana kuje kubiremerera, kubikubite hasi. Nizere ko munyumva. Ukuboko kw'Imana kurabiremerera. Ngo ikimasa kirashwanyagurika, ngo gihinduka ivu. Ryavu ngo Mose ararifata arishyira mu mugezi riratemba. Ngo ijambo ry'Imana rivugana na Mose, Imana ivugana na Mose amubwira ngo tegeka Abisirayeli mu miryango yabo yose y'Abisirayeli, buri muryango, cyane mu muryango wa Balewi, ngo buri mugabo wese ngo afatemo inkota, agende havamo umuntu umwe bamwica. Ngo hapfuye abagabo benshi cyane kubera bakoze ibyangwa n'amaso y'Imana, kugira ngo Imana ikure ibikomeye mu Bisirayeli. Buri muryango wose watanzemo umuntu umwe, bafatamo umuntu umwe. Kandi nimba ndi Theoneste, nagombaga gufata inkota nkica umugore wanjye, mu muryango kwa Jean Paul akica abana be, akuramo umwe. Hanyuma kwa Donasiye agafata inkota akica umwe muri bo. Buri muryango wose akagenda havamo umuntu umwe, akica umuntu umwe mu Bisirayeli. Muri iyo miryango 12 ya Isirayeli hakagenda havamo umwe, kugira ngo Imana igire ishira uburakari. Hanyuma Imana ibwira Mose ijambo rikomeye, namubwira ngo Mose, bano bantu n'ubwoko butagonda ijosi, nkundira mbarimbure bose, mbarimbure mbasibanganye. Nubwo ibi bibaye, ariko ndashaka no kubica, hanyuma wowe nzakugira ubwoko bukomeye. Mose rero ndashimira Mose ngo akora ikintu cyiza cyuzuye umutima w'imbabazi. Abwira Imana, aribwira ngo ariko Mana, nuramukubishe nibyo wabikora, ndabizi kubera nanjye ndababaye, bakoze ibyangwa n'amaso yabo, nibyo barakiraniwe, nibyo babaye abasambanyi ku rwego rukomeye. Iby'ubusambanyi buvaho bagera ku kintu cyitwa ubutinganyi bukomeye. Baratingana ku rwego inzu y'Imana nayo yahindutse umusaka, abantu batacyubaha n'inzu y'Imana, abantu baza mu nzu y'Imana ari n'abarozi, n'ameza y'umwami bakayubahuka. Abitwa ko ari abayobozi bamwe na bamwe ntibagifite ishaka ryo gukorera Imana, uretse wenda kwakira amaturo, gukunda amaturo, bakaba ari cyo kintu bashyize imbere. Donc icyo bashaka ni imiya, ariko kumenya aho umukirisitu warwariye ari, kumenya aho ushonje ari, ibyo ntibabireba. Bakeneye donc
gukunda impiya mu gihe cy'imperuka. Mu yandi magambo, abitwa ko ari abakozi banjye bamaze kwiyanduza, bari gukunda iby'isi kuruta ubwami bw'Imana. None rero mwana wanjye Mose, reka mbice mbarimbure bose mbasimanganye kuri iyi si, hanyuma wowe nka Mose nzaguhindura ubwoko bukomeye. Mose aravuga ngo Mana, reka nkubwire ko ibyo bintu wabikora, ufite ububasha n'ubutwari n'ubushobozi, nibyo wabikora. Ariko se abazabyumva bo bakumva ko uri Imana yabakuye mu gihugu cya Egiputa ushaka kubambutsa, ukanabambutsa inyanja itukura, nibaramuka babyumvishije bizamera gute muri Egiputa? Abazabyumva bazumva ko uri Imana y'ingome yicara. None ntabwo njyewe mbyishimiye, aho kugira ngo barimbure. Gira ibambe n'imbabazi, na kuva kera kose uri Imana itinda kurakara, ugira ibambe n'imbabazi. Mana, ndabizi uri Imana y'inyembabazi, bababarira ntubice. Bibiliya ivuze ngo Imana iyongera kugira umutima w'imbabazi, iramubwira ngo Mose, icyo usabye ndagikora, ndabababariye. Imana igira imbabazi. Naha nashatse avuga ngo ni Imana yongeye. Sifa kwa Mungu. Nibyo twarakiraniwe nk'Abanyarwanda. Abitwa ko ari abarokore mwakoze ibyangwa n'amaso y'Imana, mwaririmbye muri abasambanyi, mwarahanuye muri abajura, mwakoze umurimo w'Imana muvangavanga. Uyu murimo mwarawuvanze, mwarawutobye. Imana avuga ngo ngiye kubarimbura, ariko irababarira. N'Imana ibabarira. Mwakira imbabazi z'Imana y'umwana. Yagombaga kuturimbura, ariko kuko ari umutunzi w'imbabazi, Imana igira imbabazi. Imana nishimwe. Haleluya. Imana igira ibambe ryinshi. Ndashimira Imana ko ari inyembabazi. Haleluya. Imana irababarira. Nusoma mu gitabo cya 4 cya Mose cyo kubara, ni igihe Imana yari imaze gutegeka ko Abisirayeli bazagwa mu butayu. Yari yafashe icyemezo cyo kugira ngo bagwe mu butayu kubw'ibyaha byabo. Nubundi yabwiye Mose n'amagambo n'undi ajya kumera nk'areya mu kuva. Namubwira ngo Mose, nubwo ko nabonye ibyo nakoze ntibabihaye agaciro. Ni gute abantu b'abarokore basambana? Ni gute abantu b'abakozi b'Imana birirwa babeshya? Ejo hari ahantu nagiye kwigisha, maze kwigisha, yari amateraniro yo mu Mibyizi kwa Gatanu. Abo twari kumwe tuganira, umwe avamo tuganiriza amagambo akomeye, aratubwira ngo iki gihe kiragoye, ngo ni igihe gihinyuje intwari. Intwari zirananiwe, hagiye kubaho intwarane. Tubwira ko hari umuntu w'umupasitoro mu itorero rimwe ariko atari irya ADEPR. Bavuga ngo ni mu macaca, ariko njye ntabwo mbyemera. Icaca ubundi ryose ni itorero. Mwerutse gufata akana k'agakobwa yitwa ngo ni umushumba, agatuma arakabwira ati rero ndashaka kugusengera, ariko agasengera agasengeye ahita nagatera inda, babajya no mu manzi. Ibyo bintu urumva bintu aho abitwa ko ari ababyeyi babatukiriye n'abana bayoboye. Sibo gusa, iyi minsi yabaye mibi. Kubaha Imana kw'agaciro iby'Imana, abantu ntibacyubaha Imana. Aho umuntu yitwa ko ari umuririmbyi akirirwa asambana, asomana, agacinya umugabo we, abandi bari guca inyuma abagore babo, kandi bagahurira mu murimo bakajya gusenga, bakavuga ko ari abakozi b'Imana. Bamwe bagafata n'ameza y'umwami bagatinyuka n'uruhimbi rw'Imana, babizi ko ari abasambanyi, ari abajura. Ibi bitumye Imana ibabara, biteye Imana agahinda. Imana ivuze ngo nzabarimbura. Ariko haboneka Mose. Uyu Mose turamushushanya na Kristo iteka ryose. Iyo Imana ifashe icyemezo cyo kurimbura isi, hanyuma Yesu ngo aritambika akarambura amaboko akavuga ngo naba njye haracyariho imbabazi, bababarira. Ngo Imana igahita iturebera mu maraso y'umwana w'intama w'Imana, Imana ikongera ikagira imbabazi. Nibyo, Imana igize imbabazi. Amen. Bibiliya iravuze ngo kubara 14:20, ngo Uwiteka aramubwira ati ndabababariye nk'uko usabye. Mwakira imbabazi z'Imana disiziya muri uyu mwaka. Akira imbabazi z'Imana. Warasambanye, waribye, wakoze ibyangwa n'amaso y'Imana, wabaye umunyamoko ukajya ureba abagufi n'abarembare,
ngo uyu nguyu ntitwasangira, uyu twasangira. Hari ibintu washingiyeho, wabaye umunyabyaha ku rwego rukabije, ku buryo hari nabo mwaririmba. Hari ahantu hamwe umuntu yigeze atubwira ko hari abantu muri korali badashobora kwegerana kubera ko badahuje. Gakire ngo ntabwo naririmbana n'uriya mugufi, uri kujya mu ijuru uriye. Nta juru ry'abarebare, nta n'ijuru ry'abagufi, nta juru ry'abafite amazuru abyataraye, nta n'ijuru ry'abafite amazuru maremare, nta juru ry'abantu b'inzobe, nta juru ry'abafite igikara, nta juru ry'abirabura, nta n'ijuru ry'abazungu ribaho. Ni ijuru ry'Imana. Ijuru ni iryera, n'abazarijyamo ni abera. icyo Imana ikeneye nuko dutunga umutima wera. Imana nishimwe. Ntabwo Imana ireba kuri ibyo. icyo Imana ikeneye nuko utunga umutima wera, ukabaho wera. Nkunda kuvuga ubutumwa, njya ngira umugisha wo gutumirwa. Hari ahantu hamwe ntashobora kubabwira, hari amakorali abiri. Korali imwe ikaba ifite ibyuma ni ibyayo, yarabiguze bigura miliyoni zigeze muri 5. Indi kubera ari iya kabiri ifite ibyuma wenda bya miliyoni nk'ebyiri. Bamwe ati twabaye ibyuma byacu, abandi ntibisiga. Kandi bari mu murimo w'Imana, bose abo bari ibyo baririmba n'indirimbo zihimbaza Imana, n'indirimbo zifasha abera b'Imana. Ariko ngo nitwatanga ibyuma ni ibyacu, ntabwo twabibaha, ngo bariya ngo ntibazi kuririmba, ngo ibyuma byacu. Ibyuma byabo ntabwo ari ibyanyu, ni iby'Imana. Mu murimo w'Imana abantu harimo amatiko atandukanye. Uyu ngo niwazi kubwiriza, uzi kubwiriza ninde? Uyu niwe muhanuzi. Muhanuzi wubi ko twese tugerageza. Pawulo yavuze ngo shobozwa byose na Kristo imbaraga. Ngo urinde wumva ko ushoboye. Ibi nta kintu wowe ntacyo wakwishoboza. Kukanaka ngo ngo yayoboye amateraniro ngo niho mfashwe. Uri umupagani ukeneye agakiza. Ngo kanaka iyo yabwirije ngo nibwo ngo numva ngo jyewe ngo kanaka ngo tubazi kubwiriza neza, ariko ngo kamariza ngo ntabyaza. Nimba atabizi aramaze. Twese turi kugerageza. Ntanze urugero rw'umugore wanjye. Nirinda kuvuga iby'abandi, igihe nkunda kwitangaho urugero bene data. Yesu ashimwe. Nimba kamariza azi kuririmba aramaze, nyine ni Imana mwihereye. Sinza kumusuzugura cyangwa kumureba cyangwa kumugirira ishyari ngo nukazi kuririmba. Ariko usanga abantu bahanganye muri ubwo buryo, bari kupfuta tudasoba. Ibi rero, ibi byose mu murimo w'Imana no mu buryo tubanyemo bituma Imana irakarika ngo nzabarimbura. Umurimo wanjye barawuvuyanze, nzabarimbura mbarangize. Imana iravuga ngo nzabica, ariko ndokore wowe Mose. Mose arabwira ngo abanyegiputa babyumva, bazagira ngo uri Imana yananiwe kandi wakuje Abisirayeli amaboko akomeye muri Egiputa. None nubicira mu butayu bizagenda bute? Babarira Imana ngo Imana ngo ishira uburakari, yemera kubabarira. Iramubwira ngo Mose, icyo usabye ndagikora. Kuko usabye, Uwiteka aramubwira ati ndabababariye nk'uko usabye. Kandi naha mu Kuva igice cyaho cya 32, Imana nishimwe. Nidusoma ku murongo waho wa 14, ikintu cyantangaje. Haleluya. Nuko Imana yafashe icyemezo bitewe na Mose. Nusoma ku murongo wa 14 haravuze ngo Uwiteka yibuze nabi, yavuze ko agiye kugirira ubwoko bwe. Imana nigira ibintu yibuze. Imana yigarure, ireka uburakari. Ndashimira Imana igize imbabazi. Mose asabye Imana kwibabarira Abanyarwanda. Imana ishimwe kwibabarira Abanyarwanda. Imana ishimwe kubabarira amatorero yari yarakoze umurimo wayo ariko avangavanga. Imana ishimwe kubabarira abaririmbyi. Mwakiriza imbabazi z'Imana. Mbaye mwebwe aho muherereye, mbaye wowe navuga ngo ndashimye, cyangwa nkavuga ngo I receive, ndazakiri. Akira imbabazi z'Imana. Izi mbabazi rero dusoza muziha agaciro, uzirinde, urindishe ifuwe izi mbabazi Imana ikugiriye. Nimba Imana ikubabariye, wisubira mu byaha. Irinde gusubira inyuma. Uyu ni umwaka w'imbabazi z'Imana. Uyu ni umwaka Imana igizemo impuhwe n'imbabazi, ariko muha agaciro Imana imbabazi tugiriye. Ndagira ngo dufate akanya ko gusenga. Mose ahagaze mu cyuho. Uyu Mose ndamushushanya nka Kristo udusabira imbabazi umunsi ku munsi. Ubundi Imana iba yaraturimbuye rwose. Nimusoma igitabo cya Zaburi igice cyaho c'106 umurongo wa 23, umva kuntu Bibiliya ivuze. Zaburi ya Dawidi, umva kuntu Bibiliya ivuze. Zaburi 106 umurongo waho
wa 23 haravuze ngo bituma ivuga ko izabarimbura kandi iba yarabarimbuye iyaba Mose intore yayo atarahagaze imbere yayo mu cyuho cy'inkike gukuraho umujinya wayo kugira ngo itabarimbura. Bivuze ko Imana yari yafashe icyemezo cyo kubarimbura, ariko Mose intore y'Imana ahagarara mu cyuho. Uyu mwaka n'umwaka tugomba guhagarara mu cyuho tukarwana ishyaka ry'Imana, tugakuzaho umujinya w'Imana, tukinginga Imana ikagira imbabazi ku gihugu, ikagira imbabazi ku banyetorero, ikagira imbabazi ku batuye isi. Imana itugirire imbabazi ititaye ku byo twakoze. Yambwiye ngo nkubwire, yambwiye muri ijambo ryayo iravuga ngo ubabwire abatuye isi, babwire ko ibagira imbabazi ariko kandi zitazahoraho, kuko hari igihe kizagera Imana ikazana uburakari kubera ibyaha byabaye byinshi, ikazana uburakari ku batuye isi. Nibutse abantu ko ubwo itababariye abatuye isi Sodomu n'i Gomora, mwebwe nimukomeza gukeresha izi mbabazi, Imana izafata icyemezo akagakiza abanyafurika muri gukeresa mugakora ibyaha mugira ngo ubwoko bwa Isirayeli. Ubu muri Isirayeli Imana bari barayimuye, Imana bayiteye umugongo. Yesu Kristo ari ku musaraba bavuze ijambo rikomeye, abayuda baravuga ngo ntimubambe Yesu umugongo we werekeye cyangwa se ntaturebe, twebwe ntaturebe kuko turabona ishusho ye atari umwana w'intama w'Imana. Baramwanga bamutema, baravuga ngo ntabwo dushaka ko atureba, abatera umugongo hanyuma bamubamba bamwerekeje muri Afurika. Donc mu yandi magambo mu banyamahanga, abo bitwa abanyamahanga, ngo yaje muwe ariko ntibamwemeye. Yaje kwiyereka Abisirayeli ubwoko bwe ariko ntibamwemera. Hanyuma twebwe tubona umucyo, twebwe tuvirwa n'umucyo, aba ari twebwe areba. Aka gakiza rero Yesu yaduhaye mwe kugatesha agaciro. Turashimira Kristo wemeye kubambwa areba twebwe abanyamahanga. Muha agaciro ibyo Yesu yakoze, muha agaciro imbabazi yatugiriye, muha agaciro urukundo rwa Yesu. Fatikanya nanjye gusenga, twinginga Imana iduha imbaraga. Mwami wacu Yesu, Imana ifite ibambe n'imbabazi, Imana igira neza, turagushimiye ko 2024 twawutambutse amahoro. Watugira ibambe n'imbabazi, byaduhitanaga byari bihari, byagombaga kwica byari bihari, ariko tugira ibambe ryinshi n'imbabazi. Warakoze Mwami mwiza. 2025 dutangiye n'umwaka ushobora kuzaba ugoye, ntabwo tubizi biri imbere, ariko uzatugirira ibambe. Muririmbyi yararirimbye aravuga ngo Mana yadutabaraga mu minsi ya kera, haravuga ngo nanone uzadufashe tugeze ku gupfa. Turakwinginze ngo uyu mwaka senge kwezi kwa mbere uzabane natwe, imbabazi zawe ntizizatuveho. Kwezi kwa kabiri uzabane n'abakunzi ba Bigerezo TV, Mana imbabazi zawe ntizizatuveho. Kwa gatatu nuko, kwa kane n'ukwa gatanu, kwa gatandatu, kwa karindwi, kwa munani, kwa cyenda, kwa cumi n'ukwa 11 ndetse n'ukwa 12 tuzagenda tubona imbabazi z'Uwiteka. Hala toketa la zodra pefosini wini drome ene kotandoza la wini shando kitase binifo shala wini drayi. Babazi simana zijye zibakubera bawe, abatuye isi ndabasengeye. Bene data bumva ururimi rw'ikinyarwanda ndabasengeye aho baherereye, babazi zimana zijye ziba kuri bo. Umugisha Imana itanga ubane n'umwandu wawe, kandi turagushimiye ko Mose akomeje kwitambika. Uyu Mose ni Kristo, imbabazi z'Imana zibe kuri twebwe. Urakoze Mwami, duhe guha agaciro izi mbabazi tugiriye. Urakoze kuba bari itorero rya ADEPR, urakoze kuba bari abadivantiste, urakoze kuba bari abakatolike, urakoze kuba bari abangirikani, urakoze kubw'imbabazi ugiriye amatorero yose agusenga. Ntukabure icyubahiro Mwami, tukihumeka tuguhaye icyubahiro. Nzambuye amaboko ndavuze ngo niwamamare. Icyubahiro, ubutware no gukomera bikomeze kuba ku bantu bawe, kandi imbabazi zawe zibane natwe. Urakoze kubanye natwe umwaka wose, mu izina rya Yesu, amen. Reka ngushimire waruteze amatwi ijambo ry'Imana, kandi nkwifurize kuzagira umwaka mushya muhire, umwaka wo kwirinda ibyaha, umwaka w'impinduka, umwaka w'umugisha. Reka mvuge ngo Katonda akuhe umugisha, Katonda akurebe neza, Imana bagire neza. Reka mvuge ngo ciao, hasta la vista, mugire umugisha w'Imana, amen.